cy'abami turasoma ku gice cyawo cya 20 n'umurongo wa 5 paje ya 375 mu Isezerano rya Kera. Kabisa cy'abami cyawo cya 20 umurongo wa 5 harimo ijambo rivuze ngo subirayo ubwire Hezekiya umutware w'ubwoko bwanjye Uwiteka Imana ya basekuruza Dawidi iravuze ngo numvise gusenga kwawe mbona n'amarira yawe dore nzagukiza umunsi wa 3 uzazamuke ujye mu nzu y'Uwiteka. Amen. Dusoreze muri Zaburi 66. Zaburi ya 66 turasoma umurongo wa 20. Bibiliya iravuze ngo Imana ihimbazwe itanze kumva gusenga kwanjye kandi itamuye imbabazi zayo. Imana ihimbazwe itanze kumva gusenga na numvise muri jye nawe kuganira nawe ijambo ry'Imana rifite kuvuga ngo Uwiteka yumva gusenga. Amen. Uwiteka tubaye nashaka batandukanye Imana yemeye ko tuvuga ijambo ry'Imana muri no distambutse kugeza ku munsi w'ejo na sejemu abera barabatasha muzakira mu izina rya Yesu. Dushimira Imana ko ari Imana yumva gusenga. Amen. Hanyuma gusenga ni intwaro ikomeye. Amasengesho afata umwanzuro hejuru yo gusenga nta kindi cyiza. Amasengesho arakorotira arafunga. Iyo ikintu kije no gusenga iyo kigeze ku mavi cyari kiremera kubera ko amasengesho agira imbaraga zikomeye. Haleluya. Kandi Uwiteka ashimwe ko Imana yumva gusenga. Nakwigirwa amen. Amen. Gusenga ajya abantu bagira ngo gusenga ni iby'abantu baciriritse. Gusenga abantu bakagira ko ari iby'abantu b'imvura gukora niko abantu bibwira. Ariko gusenga muri iki gitabo dusomye cy'akabiri cy'abantu uyu muntu wari urimo gusenga ni Hezekiya perezida w'igihugu. Yari umuperezida, yari umunyacyubahiro ufite abamugaragira, ufite abamuterera amasari. Ibiryo bye abijya ariko babinyujije muri laboratwari aho yicara bamaze kumva niba umutekano wabo wuzuye. Yari umuntu w'icyubahiro ariko gusenga Imana. Oh, haleluya. Uwiteka yumva kugira gute yembe yumva gusenga. Hezekiya yaje kwimba ingoma nk'uko abandi bose bagiye bimba mu ruhererekane rw'abami, ariko Bibiliya ivuga ko we yimye amaze imyaka 25 cyangwa 5 banga ni 5 hafi aho. Hanyuma amara ku ngoma imyaka 29 ari Yerusalemu. Hanyuma yahuye n'ibintu bitandukanye, yahuye n'ingamba zitandukanye, yahuye n'abagabo b'ibitero bitandukanye, ariko Bibiliya iravuga ngo we akora ibishimwa mu Uwiteka. Haleluya. Kare nanejejwe n'iri jambo. Bibiliya iravuga ngo ariko we akora ibishimwa imbere y'Uwiteka ngo kuruta abandi bose bamubaye.
wabana n'Imana yo batana n'Imana. Muri uko ko batana n'Imana no kubana n'Imana, Bibiliya ngo Uwiteka Imana wibana nawe imuhesha kudatsinda ingamba zose yagiye aca. Iyo tubanye n'Imana tukagambira gukora ibyiza, Imana ibana natwe. Twavuga ngo amen. Kandi amasengesho yacu aragenda akagira imbaraga, agasenga ibihome, agakubita hasi zishyira hejuru. Imbaraga zose z'umwana zikaburizwamo. Bibiliya ngo Imana yacu ijya yica imigambi y'icyaha kugira ngo iyo migambi yacu idahava isohora twe. Imana igafata amaboko. Yesu mwene Dawidi. Twese Imana icyubahiro, Imana irimo gusenga. Abo turi kumwe mu bihe byiza byo gusenga dutere haleluya. Uwiteka ari Imana utaranze kunyumva, utaranze kwita ku masengesho yanjye. Hashimwe Imana rero, ariko wumva gusenga uri Imana yumva gusenga, uri Imana yumva gusenga, uri Imana yumva gusenga, uri Imana yumva gusenga, uri Imana yumva gusenga kwacu, uri Imana yumva gusenga. Hari undi uherutse kuririmba aravuga ngo ineza yawe nayibonye, waserutse ngukeneye, nagutakiye mbabaye, uranyumva urantabara. Imana ikumvire muri aya masengesho. Dufite Imana yumva amasengesho. Iyo twize birakomeye, tugire ngo birakomeye bizera gusenga. Nsubire, Uwiteka yumva gusenga. N'Imana yumva gusenga kw'imfura, n'Imana yumva gusenga kw'abapfakazi, n'Imana yumva gusenga kw'abatagira shinge na rugero, n'Imana yumva gusenga kw'intanga, n'Imana yumva gusenga ku manywa, n'Imana yumva gusenga nijoro, n'Imana yumva gusenga izuba riva, n'Imana yumva gusenga imvura y'imiyaga, n'Imana yumva hose wiremo, n'Imana yumva gusenga dukunzwe, n'Imana yumva gusenga twanzwe, n'Imana yumva gusenga turi mu cyubahiro, n'Imana yumva gusenga turi mu gisuzuguriro. Urakoze mwana, urakoze mukiza. Zaburi 120 umurongo wa mbere harimo ijambo rivuga ngo mu mubabaro wawe natakiye Uwiteka, warangije arasubiza. Mwavuze ngo amen. Zaburi 34:18 harimo ijambo rivuga ngo abakiranutsi baratatse, Uwiteka arabumva ngo abakize amakuba n'ibyago byabo. Mwavuze ngo amen. Shimira Imana yumva gusenga. Ndongera bahumurije Imana yumva gusenga. Mwavuze ngo amen. Hanyuma Hezekiya arasenga asaba Imana yo mu ijuru. Ari mu gihe yari amaze kurwara, ngo arwara indwara kugeza n'ubwo Imana ngo imutumyeho umuhanuzi. Iramubwira ngo Hezekiya, raga tunganya inzu yawe kuko iyo ndwara izakwica ntuzapfa. Umuhanuzi Yesaya mwene Mose araza guha itangazo ry'iby'Imana imubwiye. Hanyuma ngo Hezekiya, Bibiliya iravuga ngo arahindukira ngo apfukame imbere y'Imana, ajya mu ivure ngo aririre Imana, arayibwira ati Imana, ngiye kukubwira ibintu kandi bifatika. Jyewe Hezekiya, wibuke
bagiye babawe Imana ifite ubushobozi bwo kugira ngo ugire ngo we asa ntabwo niko yavuze yaravuze ngo sinzabasiga kandi sinzabahana guhana umuntu wemeze ni ukumusiga mu kibazo mu makuba wari ukwiye kuhaseruka hanyuma wowe ugahita ugendesha amaguru ugendesha ubwonko gaca. Hari umugabo yitwa Uriya Dawudi yigeze kwandika urwandiko wamuhereza abakuru b'ingabo aravuga ati Dawidi ndabandikiye gutya na gutya na gutya mwebwe nimubona urugamba aho rushyushye muze gushyira imbere uwitwa Uriya ngo maze mumuhane mu maboko y'abicanyi bamwice numve yagize gute yaraye. Ariko ndashimira Imana yavuga muri ko gusiga umuntu biroroshye ashobora kukurusha intambwe akagusiga ariko ataguhaye. Siko amakuru ameze. Umuntu ashobora kuvuga ati ndagiye gutya na gutya na gutya ariko akagusigira muri mobile money ayo uza gutegesha moto yagusize ariko ntiyaguhaye mu rugendo yaguhaye deparasema iza kugutera kubona uburyo bwo kumugeraho. Ariko iyo umuntu yagusize akanaguhaha biravuze ngo aragusize anakwibye n'uburyo bwawe uza kuva aho hantu. Imana ikigire neza. Ariko iyi Mana mwaje gutabara yaravuze ngo sinzabasiga sinzabasiga kandi sinzabahana nzagendana nawe pa ikirenge ku kirenge sinzabasiga. Dore Imana amen sinzabasiga 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 sinzagusiga. Mama iravuga ngo ntizagusiga. Papa iravuga ngo ntizagusiga. Usore mukobwa iyavuganye natwe iravuga ngo itazadusiga. Haleluya. Sinzagusiga ahubwo nzagenda ngufashe mu kuboko maze nkugende imbere ahataringaniye ahatarinamuteye nagiramute nigera ku nzugi z'imiringa jyewe Uwiteka nzamenagura ibihindizo byacu nzabicamo kangahe yatubyaye ifite ubushobozi bwo kuturera. Dushikiye Imana ko ari Imana yumva gusenga. amen Aya magambo yanyohanye cyane. Imana yacu yumva gusenga. amen Abantu babiri basenze kabumva gutera haleluya. Kabumva ngo Imana ihimba itaranze kumva gusenga kwawe. Yasenze Imana ari mu gihe cy'umubabaro. Yasenze Imana ari mu bihe by'amage. Imana irangije iramwumva irangije iramutabara. Ndagira mbabwire ngo Imana yumvaga kera ntiyapfuye amatwi n'uyu munsi rumva. Iyakoraga kera n'uyu munsi iracyari iramutera iracyakora. N'Imana yumva abakiranutsi. Amasengesho amasengesho ni bombi ikomeye cyane. Aratirigisa ibihome bya Satani. Gusenga amasengesho ni bombi ikomeye cyane. Imana igusubize ku gicaniro. amen Kubera ko Satani azi imbaraga zo gusenga agerageza kuduhuzaza no kudutera
byahishwe n'ibijya byanga. Subira mu ijambo. Natangiye kuba mu masengesho. Ni mu myanzu. Amasengesho afata umwanzu. Afata ikiye? Ni imyanzu. Hirya yo gusenga nta kindi gikurikira. Nta mwami, nta gikomangoma, nta batware bongera kugira ijambo nyuma yo gusenga. Abayuda baherutse gusenga, umwami yarashizeho ikashe, ateraho kashe ati abayuda ku itariki 13 z'ukwa 12 Noheli itaragera bose hataguyemo n'umwe bagomba gupfa. Abayuda bafata yingana iyumva gusenga yo kabya irabumva yo kabya mwamugire ngo amen. Utakurusha gusenga nakaja gutera ubwoba. Murakoze karakona bana. Utakurusha gusenga nakaja gutera ikiye. Biravuze ngo nta murozi ukwiye kugutera iki, nta mupfumu ukwiye kugutera, nta mugambanyi, nta mugome, nta ukwiye gutera. Biravuga ngo ahari abantu bazaterana, ariko si Imana izabigize gute ngo bazagutera banyuze mu nzira imwe. Imana ya Isirayeli dusenga ngo ibatatanyirize muri zirindwi ngo nibarangiza bagende intatane, kuko maze gusenga hagira ibintu binani kubizira intatane mu izina rya Yesu. Abaze gusenga mutera haleluya. Uwiteka ni Imana yumva gusenga. Ni ijambo rye. Hezekiya arasenga abwira Imana ati wibuke ko nagendeye imbere yawe mfite umutima utunganye, kandi wibuke ko ntabaye ikigwari maze kugera ku ngoma, wibuke ko nasenyaguye ingoro zose na za bayali zose na za sheri zose maze nkugarura mu gihugu. Ibyo nabyo bizirikana. Kinumi nakoresheje dore ngizi. Ukwiye kujya uba mu nzu y'Imana ufite ibintu birata imbere y'Imana. Navuze ngo amen. Bibiliya barasenga ngo ararira ati Imana, umvuye mu bantu koko, mvuye mu bazima, sinzongera kurora izuba, ubu ndapfuye kano kanya, kandi ufite ubushobozi bwo kubasha kubigiza nagira ngasubira mu rusengero nongera ngahimbaza Imana. Bibiliya Yesaya yamaze kwigendera ngo reka atarareba umugwa ngo ijwi ry'Uwiteka rimugarukaho, riramubwira ngo subirayo ubwire Hezekiya uti ndi Imana yawe, ndi Uwiteka Imana yawe, umubwire ngo yumvise gusenga kwawe kandi ngiye kugukiza. Ku munsi wa gatatu uzajya mu rusengero gushima Imana. Imana irakora, n'uyu munsi irakora, n'uyu munsi igize gutera. Ubundi ibintu twebwe tunyuramo nk'abana b'Imana ni ibitugerageza. Ntimukajye mufata ibiri ku mwana w'Imana ngo bigereranye n'iby'umupagani. Abapagani bo barahanwa, abana b'Imana twebwe turageragezwa. Murakumvise? Abana b'Imana twebwe turageragezwa, ibyo duhura nabyo ni ibitugera, ariko abapagani ni inkoni y'Imana. Birabahonda mu bwoko. Niyo mpamvu twe rimwe na rimwe niyo twaba tumeze nk'abarimo baraca mu muriro, kuko yavuze ko itazadusiga, ubwo no mu muriro tuba duhagaze. Abera b'Imana bagerejwe mu muriro basangamo Yesu ahagaze. N'uyu munsi Yesu ntarava muri iyo muriro, yari avuze ko natwe tuzaca mu muriro. Niyo mpamvu biro ya Yesu iba mu muriro, biro ya Yesu iba mu itanura,
nigeze kubyuka mu gitondo tugiye gusenga ijambo mu gitondo mbinginga mwabarokore nimukajya mubyuka ngo mwigire mu yindi mirimo utabanje Imana imbere. Ibintu byo kubyuka musitara kwishuka mugenda ntibyemewe. Mujye gusenga Imana kuko ahantu turi mwibuke ko turi mu isi yagabanye Satani, twebwe tukaba twarayikuwemo n'ubwo tuyikorera n'imirimo y'Imana, ariko twicaranye n'Imana mu buryo bw'umwuka. Rero umwanzi aratwanga kandi araturwanya. Imirimo ye niyo kwiba, kwica no kurimbura. Rero ukwiriye gukomeza kubana n'Imana yawe. Hanyuma mu gitondo byose Mwuka aratubwira ngo mwe muretse gusohoka iminota 30. Kubera Imana irambwira ngo babateze guhereye imbere y'umuryango n'imbere ya dushe n'imbere ya toilette bahabategeka. Ariko mutegereze muri iminota 30 ngiye gutanga ingabo ziva mu bwami. Bavuze ngo amen. Turasenga turirimbira 30 minutes irashira. Imana ngo ibyo kuryango mutesheje agaciro ngo musohoke wariko imbere ya dushe mugende muri imbere ya toilette. Dusanga siza y'Imana yahananiye inkoho ko muri katinamo zari zirimo ziraza imigeze imbere ya dushe ikakora nayo mashanyarazi bari bafite igwa aho ngaho, imigeze imbere ya toilette igwa aho ngaho. Hanyuma dusohotse dusanga inkumbi ebyiri zaguye aho ngaho. Njye na madamu ngo twari muhabo, ariko dufite Imana idutabara. Bari kunyuma dutera haleluya. N'Imana yo kwizerwa, n'Imana yo kwirinda tuyikorere izaduhemba, yaravuze ntizaduta no muri ayo makuba. Mujye gusohoka musenge, mujye imbere y'Imana kandi mwizere imbaraga z'Imana zirahari. Utakurusha gusenga ntakajya gutera ubwoba. Iyo dusenze ibintu byose tuba twabifashe bimwe. Bibiliya ivuga ngo tugira imbaraga zo gufata n'ibintu byose bitekerezwa mu mitima y'abaturage tukabigororera Yesu. Imana ibazo cyane. Rero dufite imbaraga hano ku mavi, n'ubona ku mavi warahavuye uzavuye gusengera mu buzima. Ku mavi niho ubuzima bw'abarokore uri. Muri ryaragitera ngo gusenga nibwo ubuzima, kandi gusenga ni ikiremwa. Ijambo tuba mu gihe tutagisenga nta buzima buhari, nta n'imibereho iri gute iyo. Imana dusubize ku gicaniro mu izina rya Yesu. Bavuze ngo amen. Hanyuma rero amasengesho yabera ashobora guhindura imigambi ya Satani. Amasengesho yabera ashobora guhindura imigambi. Yehoshafati aherutse gusenga ibihugu bitatu byikusanyirije hamwe ngo bimutere, arayibwira ngo Uwiteka we, mu maboko yacu nta mbaraga dufite zo kubarwanya, ariko mu kuboko kwawe harimo ububasha n'imbaraga bituma ari nawe gutanga imbere. Arasenga aravuga turakwingize wemere kubahana. Imana iravuga ngo mva kuko usabye ko bahana, kuko usabye ko barwanya, nagira ngo uhumurize intambara n'ikiri yanyu ahubwo ni iy'Uwiteka. Ejo muzashira abo kuririmba n'abo guca igico, ubundi nzakwereka. Imana arimo gusenga. Ndasubiye, Imana arimo gusenga. Kandi umuntu ufiteho imigambi mibi uyu munsi Imana yigwijeho. Aka kanya none ahantu baje gusenga, amaboko mabi yarazi ko ari bugufate ntabwo kigufasha. Ababyeyi dutere haleluya.
Imana iguhaye ubuzima, niba kiba ubuzima negera ku musozo kugira ngo ntatinde. Ndashaka mbabwire impamvu eshanu zituma dukwiriye gusenga. Impamvu ya mbere ni uko tuba dusohoza itegeko ry'umwami wacu. Impamvu ya mbere ikwiriye gutuma usenga ni uko uri gusohoza itegeko wahawe n'umwami wawe. Gusenga si impano, gusenga ni itegeko. Birumvikanye? Haleluya, amen. Subiremo, haleluya, amen. Gusenga si impano, gusenga ni igikorwa. Gusenga ni igikorwa wowe ubwawe utegetswe gukora. Yesu yategetse abigishwa be ko bakwiriye gusenga ubudasiba kandi batarambirwa. Gusenga ni imperative, ni itegeko. Usaba Kristo turi kumwe hano utegetswe gusenga. Iyo usenga rero uba uri gusohoza itegeko ry'Imana. Iyo udasenga uba ugana itegeko ry'umwami, kandi nawe utumvira amategeko y'umwami uzajya. Ndagusabiye gusenga mu izina rya Yesu. Navuga ngo amen. Impamvu ya kabiri dukwiriye gusenga. Impamvu ya kabiri zituma dukwiriye gusenga ni uko tuba dufite byinshi tudashobora kwikorera cyangwa se kwigezaho tukaza tukabibwira Imana. Dufite ibintu byinshi twebwe ubwacu tutakora, dufite n'ahantu tutakwigeza, ariko tubizanira Imana. Aleluya. Murabizi kera abatarasengaga ibyo babonaga badashoboye bashakaga ihene y'umweru cyangwa inkoko bakajya hehe kwa bamenya ariwe mupfumu, bakajya kubaza ngo bimeze bite. Twebwe rero ntitugipfumaguza, ntitujya no mu bapfumu. Ibitunaniye tubizana mu rusengero, tukaza imbere y'ikiyembe nyuma twateye haleluya. Mwuka wera. Hana yasema agishiro mu rusengero agiye kubwira Imana ngo icyama wa Mana nanjye ukanyibuka ukareba umubabaro wawe ukaziburira yanjye ukaba umwana. Mana nzamugutura abo wawe iteka ari umugore w'igitutu. Imana yumva gusenga kwa Hana iziburira ye Samweli aravuka. Mwavuze ngo amen. Bamana baba barasenze, bazakariya barasenze, bakoroneli abakuru b'abasirikare barasenze, basaba Imana. Oh haleluya. Imana irabagenderera ibakorera ibintu byiza, babwiza ukuri mu masengesho n'ibitangaza. Mwavuze ngo amen. Wowe ntabwo wakwikura muri karande, wowe ntabwo wakwikura mu mivumo no mu mategeko wavukiyemo y'ibisoko butari, ariko gusenga ibyo udashoboye kwivanaho umwami azaca umugozi. Uwiteka azakuremera iteme ritize nurangiza nawe utavutse mu izina rya Yesu. Nkunda kuvuga ishimwe ridashira kubera kudasenga kwa bashiki banjye twavukiye mu mategeko y'ibisoko byo kutagira ibirori, byo kudashaka habaye ubukwe. Iwacu nta bukwe bubayo, iwacu nta muntu n'umwe wambaye impeta nkawe. Nudasenga n'imbanye kuba karande zaguherana, ariko nusenga Imana izagucokora. Mwavuga amen. Ninjye njyenyine wambaye impeta iwacu, ninjye kuko ndasenga. Ngira ukabikorera ninjye uri abakuri batoranye sigari. Ariko ninjye wambara tobo kuko nsenga. Ntabwo mbabeshya, ninjye wambara made in Rwanda. Nyikura hano ni hano cyane ko data yari imitungo yose akayimara nta na metero imwe kuri imwe yansigiye nk'umuhungu. Hanyuma naranejeje mfite umugabane mwiza. Mwavuze ngo amen. Nimusenga Imana biriya mubona bidashoboka, amasengesho azabidusingiza. Ibiri kure yawe Imana izabikura.
yagize umugisha w'ibyishimo arabati nta handi nakirira wajya mu mahombo wajya mu masengesho wabwira Imana ngo icyango wamanawe ukamugumisha rwose kandi ukagura imbago zanjye gata ukuboko kwawe kwiza wamana ngo ukajya kubana nanjye kandi mukandinda n'ibyago nabyo kugira ngo bitambabaza bibiri ibiki irava mu Uwiteka yumva gusenga kwa Yabesi ngo amuhimye yasabye ndasubira mu Uwiteka yumva gusenga Dawidi kubera gusenga Imana imucomora muri bakuru yarateshejwe agaciro ariko mu masengesho akaganiramo n'Imana iramubwira ngo nzakugirira abasenga nibo bumva nzayima udasenga ntabwo ntibibaho ariko muri nzayima Imana nzabana turi gusenga niba Imana yakubwira ko tuzicara ku ntebe tukanyumisha senga niba Imana yakubwira ko tuzatwicara nageze kuri YouTube isi yose iri kunkurikira kuko Imana yajyaga ibimbwira ngo nzabaha kuvugira mu isi yose ntibaze uburyo bizagenda ariko kubura nambwira akantu keza ntabwo navuze nzagaruka kabaye mu masengesho Imana yambwiye ko impaye amazi meza yo kunywa mu masengesho niho numviye Imana ivuga ngo nzamuha agafirigo nawe wawe ugikonjeshereza mu si Imana yacu ni isi iri mu gikombe mu masengesho Imana yambwiye ko izandyamisha aho nigeze mbona iwacu kuko iwacu nari nzi amashara n'ibishokoro ibintu byo kurara kwisasira ibishokosho no kwiyorosa ikirago nibyo narizi ariko ndi mu mahombe Imana idushoboze gutunga kwera kwayo mu mitima nayo ubundi Uwiteka akomeje ikihe akazi ubutabazi bw'Imana ntibushira mwavuze ngo amen Imana irambwira ati uzi ko Imana izi n'ubwoko bw'imiceri mu masengesho cyo yamete mpinduye icyiciro cy'umuceri unange ndatangiye mu masengesho Imana yambwiye ko nayo umugore wize irambwira ngo iwanyu ndi bwize ndabizi igihe wagerageje kugira ngo wambere segonderi sinjyamo kane bitewe n'Imana ariko mu masengesho Imana irambwira ngo kubera ko wabanye nanjye ukagera gucaka ngo uhameze ngo simutamutsemo rwose ariko irambwira ngo nguhembye umukobwa munini wize we bacaza aramuzi n'iki kirengeje ibijana hanyuma abari Imana ivugana nanjye irambwira ngo nzaguha gukora ubukwe bwiza bw'itangaza amacozi yarahari kuri ABC umugabo wo kubiha Imana ntabwo aho nakoreye ikiyede mpaca noneho mpakora reception Imana iva gusenga cyangwa ntiyumva gusenga abatumvise mutera haleluya n'imodoka nuyisige sha Imana yera irambwira ngo ibiryo byawe bagiye kujya babiteka ahantu heza ubu ibiryo byanjye babiteka kuri kwiziniya muri inzara ngo ufite ibimenyetso birenga binyemeza ko abafite ibimenyetso
gusenga nuko twese turi abanyantege. Uhereye kuri no perezida kugeza ku warayaje mu gusenga ni umunyantege. Udasenze amosha yakujyana. Ariko Yesu yaravuze ngo ni wowe maso mugire gute kugira ngo bishatse kuba ngo hatabayeho gusenga amosha aramutegereje. Ariko twasenze muri twebwe tuhabwa imbaraga n'ubutware bitubashisha gutsinda amosha. Umuntu wasenze yakira imbaraga ziba mu bwami zimubashisha guca wari gusakara ntasakara. Abantu bavuye ku karago niyo mpamvu siriduwiri ziza bagatangira ariko se muri akasiriduwiri muri umuntu akanere ngo cyaba ari icyaha ntibatumva Imana. Umuntu se agira ibyumviro by'umwuka muri we bavuga ngo amen basenge, kuko abantu badasenga musenge amosha arahari. Ubwo kugira ngo umuntu abone akazi ariko abanza kwitangaho igitabo amosha ntahari. Noneho kubera imibereho yitwa birakakaye kandi koko isi yose irabivuga, ariko nongeye kuvuga ko yatubyaye ifite ubushobozi bwo muri iki gihe gikomeye cyuzuye amosha akomeye ku buryo amosha yageze no mu bavugabutumwa. Mbere yo guhaguruka baza kumwohereza ngahe kuri momo. Mureke dusenge. Imana iracyafite ibikona byo guhagurutsa. Reka gusanga ku kagezi k'iteretse. Akagezi k'iteretse iyo bakaba Imana iserifatira cyane. Mukomere Imana amashyi yo gukomeza. Impamvu ya kane ituma dukwiriye gusenga ni ukugira ngo nuko ariho gusa twubakira ubusabane bwacu n'Imana. Mu masengesho haleluya baravuga bafunika bagara ubushuti n'akarenge. Ako karenge ko guhora imbere ya Yesu Kristo rero gatuma wowe nayo Mose yarafite akarenge kazi imbere y'Imana ngo akanahatira. Bibiliya iravuga ngo Mose ngo amarana n'Imana iminsi 40 n'amajoro 40 ngo amanutse mu Bisirayeli basanga Imana yamusize ku bwiza. Mwavuze ngo amen. Ngo bamureba amaso yabo yihanganire kureba na Mose. Baravuga ati Mose noneho kuko muri murasa ntabwo tukuzi. Iyo umuntu mwabaye inshuti muranasa warasejwe. Iyo twageranye n'Imana dusa nayo. Iyo twateganye n'Imana imbaraga zirimo natwe ziratwinjira. Iyo twateganye n'Imana urukundo rw'Imana rurimo natwe twuzura urukundo rwinshi yewe donc tugira imico y'Imana. Uwo mwatindanye murasa. Mwavuga ngo amen. Iyo umuntu yagendanye n'abantu babi atari mubi birabaye. Niyo wihaye kugenda n'abantu beza wowe bari mubi ushinduka bwawe bugenda bushira kumva bwacitse intege abantu bakazagenze. Mureke tugendane n'Imana. Nitugendane n'Imana ububi bwacu buzagenda bushira. Ariko kuko abantu baba kure y'Imana bituma kwera kw'Imana kubaba. Ariko iyo twegereye Imana turezwa. Iyo twegereye Imana turabonezwa. Iyo twegereye Imana turatunganywa. Iyo twegereye Imana. Impamvu ya kane ituma dusenga dukwiriye gusenga ni ukugira ngo twubake ubusabane bwacu n'iki Imana. Sibyo kekanye wakwiye cya gatanu zose. Impamvu ya gatanu dukwiriye gusenga ni
nuko n'umwana wacu nawe yagira gute yasengaga. Muri ibyo yaravuze ngo ndashaka gusa nawe Yesu, ngo wasengaga kenshi wihereranye na so kuri wa musozi. Imana ihimbaze. Yesu wacu yarasengaga, natwe dukwiye kugira ikirenge mu cye. Umwana wacu yarasengaga, natwe dukwiye kugira gutebe gusenga. Yasengaga ku manywa, yasengaga nijoro, ntitugacogore kugira gute gusenga, kugeza ubwo Yesu azagira gute azaza mu izina ryanjye Imana ibamugisha. Ubwo turigishijwe n'Imana, twize impamvu eshanu zituma dukwiriye kuba mu bintu byo kugira gute byo gusenga. Twahababe turi gufata akanya ngo dusenge. Imana yumva kugira gute gusenga. Ndashaka tubanze dusengere icyiciro cy'abantu barwaye. Imana yumva kugira gute gusenga, kandi ikagira gute igasubiza. Twashoje. Imana ibarebe neza. Imana ibite. Amen. Mu masengesho